Reka nongeye gusuze kandi ngwikaze nizere ko umeze neza cyane. We turi kumwanga kuri BARYINYONZA Talk Sport nze kuramoro kabisa. Reka nanjye ngushimiye cyane ko wongeye kuba nanjye muri kino gitondo rero kubigezwe biri kuvugwa cyane mu mikino. Niba warakora subscribe ugakora share ugakora comment ugakora like ni ibintu by'ingirakamaro cyane. Nawe niba utarabikora igihe n'iki ngiki kugira ngo bikore kuko buri munsi ngomba kuzajya nkugezaho ibiri kuvugwa mu mikino ibigezweho n'amatopics agiye atandukanye ari kuvugwa mu mikino. Muri kano kanya noneho ugize kunyemerera ngaruke ninjira muri secrets cyase bya bintu byibanga bitamenyekanye cyane ku isoko ryigwa n'igurisha ry'abakinyi bimwe byarabaye binini byaba kumenya impamvu nyamukuru y'ubuzima zarabiteye nicyo kintu kenshi usanga twibandaho kugira ngo tuganireho aka kanya munyemere tuganire ku ikipe ya Liverpool kuko n'ikipe yakoze icyo kose kugira ngo ireko yasinyisha umukinyi wo mu kibuga hagati yazanye Arthur Melo ku ntizanyo kuva muri ikipe ya Juventus n'umukinyi bazanye mu mizo cyase mu masaha ya nyuma ya transfer y'ino ko ifunga bumvikanye ikipe ya Juventus ko Liverpool bize kuza kumutwara ku ntizanyo. Hari possibility nyinshi zashobokaga n'amazina menshi yashobokaga yavuzwe cyangwa se yarari kuri liste y'ikipe ya Liverpool. Muri amazina mu bantu bashobokaga harimo n'umusore witwa Rafinha mediateur y'ikipe ya Paris Saint-Germain. Uyu mugabo kumera byaje kurangira agiye muri equipe yitwa Al Arabic Club abariho ajya mu byukuri kandi ikipe ya Liverpool yamushakaga cyane umukinyi ufite ubunararibonye bwinshi nimwe mu bakinyi ikipe yifuzaga cyane yari ifite n'umusore ufite inzozi zo kuba biramutse bimukundiye yakenana n'umuvandimwe we Thiago Alcantara urumva ni ikintu bamye batekereza cyane ko byakunda ariko kumera n'ubundi byaje kurangira bidakunze kugira kano kanya rero ikipe ya Liverpool niyo mpamvu bafashe icyemezo cyo guhita bimuka bajya ku musore witwa Arthur Melo. Bafashe icyemezo cyo kujya kwa Arthur Melo w'ikipe ya Juventus bamufata nk'inizanyo. Hari akantu kibanga karimo hanga abantu batamenye bamufashe nk'inizanyo ariko mu ntangiriro za zini deal ryo gutangira babigize ibanga cyane babigize ibanga ko Liverpool itigeze itangaza ko harimo akantu ka obligation to buy cyangwa se harimo akantu ka option d'achat mu kuba bafata n'umva witwa Arthur Melo. Ibi ngibi rero bikaba byaje kujya agaragara kubera ko bifuzaga bo kumeza kubigira ibanga ariko ubutumwa message cyase message ikipe Liverpool yatanzeyo nuko yabonye umukinyi witwa Arthur Melo ku ntizanyo ariko Juventus yo yabaye force yabaye yahatiwe kuba yavuga kuri mu byo bumvikanye n'ikipe ya Liverpool bakajya mu detail bakagaragaza negotiation ko zagenze. Bon muri official statement bashyize hanze kubera ko mu gihugu cy'Ubutaliyani hari itegeko rivuga ko iyo umukinyi ahinduye equipe kuri yumugurisha cyangwa se umutije utanga details zose z'ukuntu byagenze burya mu Butaliyani icyo kintu n'itegeko ntago ari ubushake. Ikipe ya Juventus yavuze ko Arthur Melo kumutanga muri Liverpool harimo akantu ka buyback harimo akantu ka obligation to buy ku mwaka utaha kazaba gagaze $35 z'amayero ko ari umusore witwa Arthur Melo azagurwa. Liverpool yari yabigize ubwiru ariko ikipe baguze nayo mu gihugu cy'Ubutaliyani bo ntago byari gukunda berye bigendanye amategeko bafite hariya abavugira. So Liverpool rero akaba ari ibintu bigaragara ko ishaka kuzakora mu mpeshyi itaha ariko still mu mpeshyi itaha ikintu cy'ingirakamaro cyane kuri Liverpool nuko bazaba bafite undi mukinyi mu kibuga hagati uko byagenda uko ariko kose. Birashoboka ko Arthur Melo azagwa muri equipe ya Liverpool bijyanye na mabwiriza bashyizeho bijyanye n'ukuntu babona azaperforminga muri Liverpool bakaba bamwifasha mu kibuga gataka akaba yakomeza yakina equipe ya Liverpool mu byukuri n'umusore witwa Arthur Melo ariko Kloop mbere yuko asinyisha Arthur Melo uyu musore hari undi mukinyi mu kibuga hagati bifuzaga cyane ariko birabagora cyane kuko nkuko bivuga ariko ati twaragerageje cyane kurinda tugeze ku mpera ariko ntago byigeze bikunda ko tumubona. So hari impamvu twafashe icyemezo cyo kugera no ku bandi bakinyi batandukanye ati tuzi uko Liverpool ikora ku isoko kandi natwe ubwacu turabizi tuzi ko Liverpool ikora ku isoko bajya ku mukinyi ubona ko babizi neza ko bazamubona batangira deal ku mukinyi babizi neza ko umukinyi byanga bikunda azaza muri equipe ya Liverpool babibona ko no opportunity nziza iri muri projet yabo iri muri projet equipe mu buryo bwiza cyane. Icyambere bamwe mu bakinyi cyangwa equipe yatekereje mu kibuga hagati hari umusore witwa Jude Bellingham gusa ahangaha kubona Jude Bellingham bari bazi ko bigoye cyane kubera ko Liverpool yabaje kwa Jude Bellingham mu mpera z'ukwezi kwa gatanu mu ntangiriro z'ukwa gatandatu gutyo nibwo babaje kwa Jude Bellingham muri equipe ya Borussia Dortmund ariko nta negotiation zigeze zibaho kuko Dortmund yagaragaje ko idashaka kugurisha idashaka no kuba ku isoko idashaka ko ari umuntu uzakoza kubaza Jude Bellingham.
byatumye habiganiro mu buryo buri direct kuko ufite igihe baza amakuru gusa bisanzwe bakajya bakaga feedback before yuko ujya mu biganiro biri direct. So byatumye bino biganiro biri direct bitabaho, bituma negotiation zagombaga kuba kuri Jude Bellingham zidakunda. Hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwemo uruhare na Bismart Rwanda. Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane, abashaka imyambaro yo gukora na sport, amajezi meza cyane agezwe kabisa, y'amakipe akomeye ku mugani burayi yakomeye yose kabisa. Ushaka jezi original apana zazo usanga bapapira n'iki byose za fake zangwa z'amafuti, ndakubwiza ukuri jya muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda sibyo byo gufite ko n'amakoti ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane, amakoti ava muri za Turukiya, amakoti ava mu Butaliyani, yandi ujyana mu bukwe, yandi ujyana mu nama, none amashati agizweho amadebana kwakira kitu mu byukuri. Ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufasha mu gweze byose wakifuza. Ibaza umuntu kugira amakote, umuntu agufata akaguhereza jezi wifuza zose kari ku mafaranga make cyane. Mbabwiza ukuri Abanyarwanda kazi mu mpuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye y'ahantu wakuri inkweto nziza zigizwe zo kwambara ku makoti, amashati y'amusirimu. Nukuri kw'Imana umenye ko nicyo gisubizo cyonyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa, yaba jezi nziza, yaba n'amakoti yo gukodesha, yo kugura, byose muri Bismart Rwanda. Bakora hehe? Bakuranga mu mujyi kuri munsi gato ya Centenary House. Ushobora kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana ni posta andi bacuruza amatelefoni, ubundi gahunda zikazagenda neza cyane muri Bismart Rwanda. Fata telefone hamagare 0781464892 cyangwa 0787221288. Bismart Rwanda bakwatsi. Gusa Liverpool mu byukuri imaze kubona ko ibya Jude bisa nabigoye hakiri kare cyane, bahise abandi ibitekerezo Liverpool bagiye gushaka umusore witwa Uburyo Tchouameni yari ku isoko kuko ikipe ya Monaco yaramugurishije imutanga muri ikipe ya Real de Madrid ku mafaranga ndetse menshi cyane. Gusa Liverpool yo yagerageje uko ishoboye kose yinjira muri no deal kurinda bigeze ku mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Liverpool yagigezaga cyane, yakoze uburyo bwinshi kugira ngo ariko bazana Jude plutôt Uburyo Tchouameni wagiye muri Real Madrid, bakoresha uburyo bwinshi bushoboka kugira ngo bareko byakunda kuko Kloop yakoze uko ashoboye kose pe, yakoze uko ashoboye kose. Yafashe telefone yahamagara n'umukinnyi, yafashe na telefone yahamagara amu agent wiwe, baravugana, amusobanurira projet zose, amusobanurira icyo Liverpool imukeneyeho, icyo Liverpool yamuhereza. Ibiganiro bajyanye na Tchouameni, amusobanurira projet yose ikipe ya Liverpool na plan amufitiye muri ikipe ya Liverpool mu kibuga hagati, ariko biza kurangira byanze. Ni Liverpool yonyine mu gikori kuko icyo gihe la Paris Saint-Germain directeur wabo mushya witwa Luis Campos nawe yagiye uko ashoboye kose kugira ngo ariko yakonvince umukinnyi nibura abe yahindura ibitekerezo bye, ariko impamvu icyatumye byanga Uburyo Tchouameni yari yamaze kumvikana agreements, yari yamaze kwemera Real Madrid yuko azaherekeza mu byukuri. So ntago ari impamvu z'uko ngo Real Madrid yatanze amafaranga menshi, ntago ari impamvu mu byukuri. Impamvu nuko umukinnyi we gukina Real Madrid byari inzozi, yari ikipe y'inzozi kuva mu gihe cya kera hose, kwa kuno umuntu agiye ikipe yumva ashaka kuzakinira nko byari bimeze kwa bakinnyi benshi batandukanye bajoininga za Barca, bajoininga za Real Madrid. Uburyo Tchouameni kujya muri ikipe ya Real de Madrid zari inzozi ze mu byukuri. So Carlo Ancelotti ku giti cye ya plains cyangwa se yakinnye role iteye ubwoba muri no deal kugira ngo izakunde kuko ni umutoza wafashe telefone yihamagara Uburyo Tchouameni ndetse yewe na Florentino Perez, bombi bafata telefone bahamagara Uburyo Tchouameni, baramukonvenka, baganira nawe, bamwereka ibintu, bamwereka projet zabo, byose bikira ku murongo mu byukuri. Ariko ntibikora ko Kloop nawe yamushatse pe, yaramushatse, yarari konvenka avuga ko Tchouameni ashobora kuzaza akoresha imbaraga nyinshi cyane, nyinshi kabisa. Ariko Tchouameni birangiye agiye muri equipe ya Real de Madrid, nubwo ari umukinnyi mu byukuri washoboraga kuba perfect bijyanye n'uko umutoza ari yamugerageje, umutoza ari yamushatse kugira ngo amazane equipe ya Liverpool no muri projet zabo. Ariko rimwe na rimwe arigiye mu mupira, arigiye udasinyisha abakinnyi just kuko ubanze, ahubwo kubera ko bafite izindi plan zitandukanye bigatanya bidakunze. So iyi rero ni niyo mpamvu yatumye witwa Uburyo Tchouameni yerekeza mu equipe ya Real Madrid kuko yamutanze amafaranga menshi. Yutenje amafaranga ino kipe ya Real Madrid izamutangaho usanga bifata hafi miliyoni 100 zose z'amayero ukizemo n'ama add-ons azajya muri equipe ya Monaco. Gusa Liverpool nayo riri hariya yashakaga umukinnyi pe, yashakaga umukinnyi irabaza ariko birangira byanze nkuko gusobanurira haruguru. Ari mpamvu Liverpool barebye bavuga ati nta kintu twakora, reka tuye kuzana umusore witwa Arthur Melo bamufata nk'inizanyo kuva muri equipe ya Juventus. Ariko nabibabwiye ko umwaka utaha w'imikino Liverpool izagira gute, izishyura ikipe ya
izishyura ikipe ya Juventus, ariko mu kuyishyura umwaka utanu ubundi azaba ari igihe cyo kujya kwa Jude Bellingham. Uko byagiye kose umwaka utanu mu byitege Liverpool kwa Jude Bellingham birashoboka ndetse cyane, kuko hari amakipe menshi azaba ari kumurwanira cyane kabisa, azaba ari amakipe menshi ari kumurwanira. Reka tuzatagiye turi ukuntu bizagenda, kuko niba bizakunda ko Liverpool izamubona. Gusa ako kantu ka secrets karimo, sinzi umwarimu bizi ko Liverpool yifuje Yakoresheje kuri uru rwego, nakantu nashaka kubereka nkabereka uburyo bimeze n'uburyo bizakora n'impamvu yamubuze mu by'ukuri. So guys, ngayo nguko ntago nza kuza kubitindaho cyane, ntago nza kuza kwizimba mu magambo, ako kantu ko nashaka kubasobanurira mu kanya. Noneho ndaje mbereka indi secret nawe ndibuze kuza kujya kure uyu munsi. Ndabeze ibiganiro nk'abingaye bisobanura utuntu twinshi twagiye tuba n'ubundi mu mpera za transfer window, kugira ngo mumenye n'impamvu yabyo. Murakoze cyane, mbifuza rero gukomeza kugira ibihe byiza, Imana ibarinde.